Sinzi niba iki kintu warakibajije. Ese wigeze wibaza ko ibintu ukora buri munsi bishobora guhindura ubuzima bwawe burundu? Hari abantu batekereza ko intsinzi cyangwa gutsindwa biza bitunguranye, ariko ukuri ni uko byose bitangira ku tuntu duto dukora buri munsi. Tugiye kurebera hamwe ukuri gutangaje ku buzima bwa buri munsi. Naho njye ndi Fiston Uwimana, ikiganiro ni Imbumbe Knowledge ku muyoboro mugari Imbumbe Knowledge. Ukuri ni uko nta muntu uwo yifuza kuba we mu munsi umwe cyangwa mu kanya gato, ahubwo ubuzima bwacu bubumbwa n'ibyemezo dufata buri munsi. Urugero, umuntu usinzira amasaha menshi cyane akirwa kuri telefone nta gahunda ashobora kubifata nk'ibintu bisanzwe, ariko mu minsi, mu byumweru, mu myaka bitangira kumwangiriza ubuzima. Ashobora gutakaza amahirwe, gutsindwa mu mashuri cyangwa mu kazi, ndetse akabura icyerekezo. Ariko se nanone umuntu ubyuka kare agategura umunsi we, agashyira imbaraga mu byo akora, niyo byaba bito agenda yubaka ubuzima bwe buhoro buhoro. Icyizere kiriyongera, amahirwe akaza n'iterambere rikagaragara. Ibi bitwigisha ko ibyo dukora buri munsi bifite imbaraga zo kuduhindura, haba mu byiza cyangwa no mu bibi. No mu mibanire, amagambo uvuga n'imyitwarire yawe bishobora kubaka izina ryawe cyangwa bikarisenya. Ese ibyo ukora buri munsi biri kubaka cyangwa biri kugusenya? Niba ubona hari ibyo ugomba guhindura, tangira uyu munsi. Ejo hawe hubakwa n'ibyo ukora uyu munsi. Niba wakunze ikiganiro, kandi like, subscribe kandi usangize na bagenzi bawe. Naho njye na Fiston Uwimana, ni Imbumbe Knowledge.